All I need is paper. Niyo mpamvu njye naryama muri teka nihiringa ijoro n'amanywa. All I need is paper. Niyo mpamvu njye naryama muri teka nihiringa ijoro n'amanywa. Ibi binahuye nabyo nibyo byankomeje, byiza nagiye nkora nibyo byamperekeje. That's why I don't give a damn nigga. ibyo batuvuga byose tuba twinjiza. Reba Rapstar mu gicuku ntabwo aryama, niyatoya agatotsi hoya ntabwo agoheka. Suko akunda street old abahiga paper, ejo azabe papo kwiye nka beat popper. Reba aho tubamo, reba iniga zivamo, reba cyangwa turiho kikwereka uko tubaho. Money talks, ntabwo nakubeshya, jya ureba ibyuki byacu umenye ko tureshya. Bank ashaka paper niyo mpamvu y'amajara, kandi bank ashaka power play niyo mpamvu y'iyi flow. Nahangana mu buzima usibye ko twe twikora iyi sapiri ku bitugu byanjye, mfite byinshi mu kabati iwanjye, ngomba gusangiza abantu banjye, ngenda rimba nkaberwa Bekambe ni nikajya nsumugayo Cowboy the one and only D-boy, the finest the nigga. finest republic. On the place, left, man. Bon, the finest okay. republic rero abakunzi bacu turabakunda cyane. Turacyabashaka cyane kandi turashaka na benshi. Ari abataremera turaje nta kibazo, twebwe turahari. Turabizeza rero ibikorwa tudacitse intege, ariko tukabiragiza Imana n'isumba byose. Twebwe dushobora gupanga wenda ntibigende neza, ariko icya mbere ni uko tubatekerezaho kandi buri munsi daily. Iyi ni finest republic For right. The Lucky Master, Daddy Banks Banks for real, Romeo Rapstar. So ngo abanyarwanda bitegura ibintu byinshi cyane bitegure iyo bita iyi game video igomba kuza nko mu cyumweru gitana by'umweru bibiri birimo idasohotse. Nimara kugera hanze turarecordinga, dufite indi project iri muri studio bita Ghetto nayo igomba guhita ikurikiraho. So nuvuga ngo project nyinshi cyane bigomba kugera mu kwa karindwi. Dufite project nkenye ziri hanze kandi zifite amavideo, bakomeze bakurikirane. Dufite page ya Finest Republic kuri YouTube, bakore subscribe. Ntabwo subscribinga bagende kuri Instagram, dufiteho Finest Republic nayo bafollowing. The Lucky Master niyo nkoresha kuri Instagram, Baby Banks kuri Instagram na Facebook, Romeo Rapstar ahantu hose. nta bintu byinshi navuga, barabizi guhera kera, ndi umusaza. Ubu twaba turi kumwe n'itsinda rya Fitness Republic. Reka tubatire batangira batwibwira dukomeza kugeza ibiganiro byabo. The Lucky Master, Mungu wa Nyagasani, turuka muri Finest Republic. Uyu nguyu ni Baby Banks, nanjye ndi kuva mu itsinda rya Finest Republic. Romeo Rapstar kuva muri Finest Republic. Hala. Tukaba turi bane nanjye Ingabire. Okay, ikaze mu kiganiro cya The Zoom Star. Mwatangira mutwibwira nk'abantu b'abahanzi nyine, buri wese tukibwira mu buryo bwa gihanzi. Iyi papiri ku bitugu byanjye, mfite byinshi mu kabati Banjye ngomba gusangiza abantu banjye ngenda rimba nkaberwa. Bekambe ni Finest Republic. Ni movement tuzanye inshyashya, twicaye turi batatu turavuga tuti kadukora ibintu biri biga. Hari ukuntu umuntu ashobora kureba ugasanga umuntu areba ntarenze izuba. So twashatse kureba turenze izuba, turebe kure kandi dutekereze ku bintu, turebe ku bintu byazagira umumaro, bikabyara ibintu birebire kandi mu gihe kizaza bikabyara ibintu byagutse. Numvise mwavuze ngo ni Finest Republic. Iryo zina mwarihimbye kubera iki? Ese igamije iki? Mu by'ukuri iyo Finest turashaka twumve nyine n'igihe maze, niba mwaratangiye ariyo mutangiriyemo cyangwa se mufite ukundi mwatangiye buri wese ari ikintu navuga kuri Finest Republic ni movement twatangiye nkuko nunganiye mugenzi wanjye. Twatangiye n'ubundi turi abantu bakuriye hamwe, turaziranye cyane, twarakoranaga mu bundi buryo, ariko turavuga tuti noneho ibintu bigeze kujya dutera imbere, tugomba kwiga ikintu noneho cyaduha imbaraga twese. Mu muziki wa hip hop cyane cyane mu Rwanda, ikintu turi kubura ni ubufatanye. So twashatse ubufatanye bumwe kugira ngo noneho dushake
ikibura muri uyu muziki tugiteze imbere turi kumwe. Buri wese yarakoraga ku giti cye, dufata imbaraga zacu aho kuzitandukanya cyangwa tugasapotingana tutari kumwe cyane, ahubwo twishyira hamwe cyane kugira ngo dutange umusaruro. Nuko Finest Republic yaje. Mwaba mwaratangiye gukora ryari? Finest Republic twatangiranye n'uyu mwaka, ariko imishinga myinshi ubundi nibwo twatangiye gukora tweruye cyane, ariko imishinga yatangiye last year nko muri December, November nuko nguko. Nese muri mwebwe ni nkande nyine ni nkande watangiye babahuye igitekerezo cy'uko mwafatanya mwafashe icyo cyemezo cyo gufatanya bivuye hehe? Kuko mwatubwiye ni ukujya mufatanya imbaraga ninde waraze igitekerezo imbere yanyu? Nubwo twatangije Finest Republic, ntabwo ari bwo bwa mbere twari dukoranye. Before hari indirimbo twakoranye yitwa Paper, just kugira tugerageze turebe se turamutse dufatanyije ikintu turi batatu cyatanga umusaruro. Icyatanze umusaruro munini. N'ubundi abantu twakoranaga bya hafi, abantu batuzi guhera mbere, abantu bazi indirimbo za Bobby Banks, abantu bazi indirimbo za D-Boy, bose bagendaga babonamo ubufatanye. Rero nibwo twigeze kwicara na Bobby Banks, twari kumwe nabo bavuga ngo yintroducinze ikintu. Ubwo twavuze turavuga ko kugira ngo dufite gahunda yo kujya duhora dukorana, aho dukorana nk'ibintu biri mu kirere, reka dukorere movement. Bafite ibikorwa bye, bafite ibyanjye, D-Boy bafite ibye, ariko turavuga ati noneho cyagiye twabihuje bijye biba bifite ikintu kiri specific, apana kuvuga ngo niko labo, no. Akaba ari ikintu gihoraho, atari ikintu cy'umunsi umwe, atari ya collabo bibaho ikarangira. Uzabasha kujya mu ndirimbo zingahe? Ngubu hanze hari imwe ya mbere mu izina rya Finest, hari imwe ariko muri studio tumaze kugiramo indirimbo 5. Vuba barabona video ya mbere iyo ngiyo iyi game yagiye hanze soon cyane, bitarenze ibyumweru 3 bazahita babona indi na video yayo. Ndatekereza ko too late bizaba bifata mu kwezi kumwe kugira ngo babone igikorwa kimwe na video yacyo. Niyo ya mbere mwamaze gukora, mwaducishirizaho mu kanya ku buryo byumvikana, mu kanya muducishirizaho akanya gato, ariko noneho nyine mukaducishirizamo akanya nyine ku buryo tuyumva neza. Iyo twahereho iyi game yeah, Finest. Thank you. Let's go, man. Yeah, we go. Start. Tangira ntari. Microphone ijambo, rap game y'umwanya ngo mvuga kari ku mutima, gaseseka ari ku munwa. Microphone ijambo, game y'umwanya ngo mvuga kari ku mutima, gaseseka ari ku munwa. Hari icyo umutima wawe wanga, hari icyo kamere yawe itinya, ufite ubwoba kukubona kiza kigusangaho. Wowe humura mume microphone, bahe speech, hip hop nibyo deal. Picture bank wisara, ndaje nguha agafoto, ikundi ryanjye ni sawa, dila na rapstar. Oh god, komeza intambwe zanjye turabanje barakumbuye, hobe hora bati wagiye amarira y'ibyishimo nandikanye no mirongo. Bobby Banks. Hanyuma se ko mwatubwiye ko mbere hari indi mirongo mwari mufitanye, iyo ndirimbo ya mbere mujya kuyikora cyangwa se niyo yatumye mushinga iyo fitness? Ni Finest, ariko ntekereza ko iyo ndirimbo ya mbere ntabwo navuga ko ari yabiteye. Twe dufite n'ubundi mikoranire tugashyigikirana behind scene, ibintu umuntu atapfa kubona wundi wenda tutari kumwe. Delaki yagira gushya yaba afite song, tukagira uruhare dushyiramo either financial, tukagira n'ibitekerezo biba bikenewe mu bahanzi. Nagira project bikagenda uko, umuvandimwe wundi Romeo yagira igitekerezo bikagenda uko. Urumva ni ibintu byatangiye kera ariko biri behind scene. Noneho kuko twahoraga dukorana gutyo duhuriye studio, turavuga ati why now noneho tutakora project hanze, tuyishyira hanze, ahubwo abantu barayakira cyane, biradutungura. Turavuga ati ariko tugomba gukora ibintu byinshi, kuko twapangaga ibintu byinshi bimeze nka empire, ikintu kinini kigomba kuruta uko twebwe tubitekereza. Nuko rero twaje alongside turavuga ati twakorana none ntunganiyeho mugenzi wanjye niyo ngo Finest Republic ni kwa kundi ni abantu mubana, of course nyine muhorana mu buzima bwa buri munsi. Muri hudu turazamukanye turakuranye, studio tujyana mu gikorwa cye, tujyana mu gikorwa cyane, nuvuga ngo twahoze dusapotinga. So turavuga tuti rero
bya bintu none wa mwana ko biri mu kirere reka tubivane mu kirere bigaragare bijyano hagaragara tuvuge tuti duhuriye ku kintu tugihurizaho imbaraga eshatu y'ubusanzwe ukora nsanzwe igikorwa kikaba cyiza Banks afite project zimeze neza Romzi afite project imeze neza tuvuga tuti what if za boro twazifata tukazihuriza hamwe zose bya bintu ari bimeze neza tukabihuza n'ay'ibitatu bikabyara ikintu cyagutse so ni mu buryo twavuye tuti Finance Republic igomba kujya hariya nta nubwo bavuga ngo ni runaka abizanye n'iki ahubwo ni kwa kundi buriya hari abantu mubana hafi mukajya munahuza tu akaguha igitekerezo ukumva icyo avuze n'icyo nta kintu ugomba kurenzaho wamuha igitekerezo ukumva icyo avuze n'icyo ngicyo nta kirenzaho so turavuga tuti reka dukore ibintu biga twubaka ikintu kizima kigaragara hanyuma se ko tujya tubona amatsinda nk'ayo ngayo abaho bagafashanya pe bikagaragara bakazamuka ariko igihe runaka cyagera ugasanga bapfuye ibintu bitumvikana nkamwe muri mwebwe muba mwumva mwatandukanywa n'iki kuko bibaho ukumva bamwe bapfuye amafaranga abandi bapfuye ubwibone abandi bapfuye ko bamwe mbese ibintu nk'ibi mwe mwumva bimeze gute n'ubundi guhera kera twagiye duca mu matsinda menshi reka mugenzi wanjye Delaki yabaye mu itsinda ryitwa K-Rappers kubw'impamvu zindi ariko utavuga ngo nizo gushwana ntabwo bikihari njye nabaye muri Homeboys nabaye n'igihe gitoya muri Tough Gang ibyo ni ibintu biba byitwa crew ariko nanone uba usanga bidafite umurongo bigenderaho kubera ko ntabwo biba bizwi ngo impamvu banashwana ubabajije ntabwo bakubwira ngo ubundi ku mafaranga yinjira kangahe ku ijana agomba kujya mu itsinda kangahe umuntu yakariye kanga uyagafashe kanga ibyo byose ntabwo byabagaho management nta management ziba zifite niyo mpamvu ubona bashwana nanone ntibanakubwira icyo bapfuye neza ariko iyi ni movement ntabwo ije gukuraho izina Baby Banks ko kugeza n'aka kanya afite projet ntabwo ije gukuraho Romeo ntabwo ije gukuraho Delaki project zo ku giti cyawe zirakomeza donc ikintu yaje gukora ni kugira ngo ibintu bisobanuke nitujya tuvuga tuti duhure kuri cya gikorwa cya Delaki tube tuzi ngo duhuye nk'abandi niba tugiye gukora igikorwa cyacu gutya tugiye kugikora nk'abandi apana kuvuga ko akundi ngo yampamagaraga uyu mujama ni umujama wanjye usanzwe umfasha cyangwa nsanzwe mfasha reka njye kumusapotinga no aze afite ikintu asa nk'uhagarariye kandi twe ibintu dukora ntabwo kuba byanditse ntabwo ari bwo buremere ariko ni ibintu bizwi ntabwo ari ibintu byitura mu kirere buri wese azi inshingano ze ni ukuvuga ngo ntabwo ndatekereza utakwinubira inshingano zawe impamvu mu yandi matsinda bigorana mujya gukora video ugasanga ntimuzi nyine amafaranga araza gute arakoreshwa gute ariko twe ibyo ngibyo ni ibintu tuzi ntabwo ari itsinda ni movement mwuganiye kuri icyo kintu noneho ni nk'uko urabona abaraperi ikintu bakizamuka ikintu bahura nacyo nanone ni lebo iba ikibazo noneho dusanze ari ikibazo twebwe dufatiraho dusangamo igisubizo ko ari twebwe ni ukuvuga nka lebo sasa dufite aho tubarizwa nka lebo yacu ifite abadufasha harimo producer audio ni Fazo wemeye kudufasha twemererwa gufasha na producer video witwa Timers natwe abahanzi noneho bigenze gutyo ibyo bihari ubundi iyo niwe mbere ya byose noneho twemerera gufatanya tugira uko twumvikana tuvuge tubikore biza rero nka lebo urumva ariko dushaka kikura cyane kare gasumba twebwe tukagira nabo tuyisigira mu gihe twari tayaringa n'iki ariko dufite aho twayigejeje ni muri ubwo buryo ubundi ni kugira ngo wumve muvuma neza dushaka kuvuga urumva muri lebo rero uba wakora ku giti cyawe n'ubundi urakora kuko n'ubu turi kuri codinga tuje hano ejo dufite studio session tuzafite indemo duhuriramo dufite iyo ndi kuri codinga na Lucky uyu nguyu FT yarangije ejo twantuze so urumva nuko nguko bimeze ariko tuzajya duhura cyane tuzane project y'abanyembaraga hanyuma dukore na project zacu ku ruhande hanyuma se mwese mwahuye musanzwe mufite impano yo kuririmba cyangwa hari umwe wabaye inspiring abana no twese twahereye kera cyane gusa naho twanabitangiye n'ibihe bimwe karitsiye yari imwe ni nkaho imwe same generation umupira twakiniye hamwe ibintu nk'ibyo ngibyo n'iby'umuziki ni ibintu nyine bigenda cyari ese nka movement yanyu nta kintu mujya muhura nacyo mubone kiragoye nyine musange gufatanya biroroha ko ari byinshi mu bitekerezo bijya muhura nacyo kigoye challenge muhura nayo reka wenda mfate mvugeho n'abavandimwe banjye bitabangamiye nabo baragira icyo bavuga ko icyo kintu nyine tuba tugomba kugira twese opinion tushyiraho ariko njyewe ku myumvire yanjye
nkunda ikintu kigoye kuruta icyoroshye twebwe ngo niba tubona bigoye tukabikora, that is when tuzicara tukavuga ati noneho we did something big, tukavuga tuti nyine turabishaka. Challenges zizahoraho no muri botike, ushize botike haba hari challenges, so ntabwo twakora music twe expectinga ko nta challenge tugomba guhura nazo, ahubwo challenges tuzigomba guhura nazo zikatugira abo turi bo, kuko n'igihe tumaze dukora umuziki ni kinini kandi turakitwa ba upcoming, ntabwo twabyinubiye, ahubwo byaduhaye twagiye dufata ukuntu tumazemo igihe mu kintu, urabona imazemo igihe mu kintu ndanakimenya cyane, so ntabwo twinubye. Nicyo nashaka kuvuga ubwo na bagenzi banjye banyunganira. Ngira ngo mu cyongereza hari saying ivuga ngo those tough things you are going through are giving you the strength you need for tomorrow. Nuvuga ngo ibintu bikomeye unyuramo uyu munsi biragukomeza imbaraga bituma ku buryo ejo nyine uzahanyurana umucyo. So nuvuga ngo challenges of course zigomba kubaho, kandi challenges nibundi gufighting izo challenges niko kuba umutsinzi, niko kuba successful. So nukuvuga ngo challenges of course kubasani murabizi ni ibintu byinshi cyane, umuntu yavuga ibintu byinshi cyane. Nukuvuga ngo challenges of course ziba zihari kugira ngo igikorwa irangize. Bita kugwaye watubwira nk'ebyiri umusana ahura rabo mu rugendo rwe cyangwa ibyo twahuye nazo, izo wahuye nazo kubyo nyine zigeze ubu ngubu hari aho byageze ukavuga ati ubu nabivamo, ariko nyine bikongera bikaguha imbaraga zo gukomeza. challenges mvugishije ukuri ntabeshye, hip hop ni injyana ikunzwe n'abaturage n'abanyarwanda, kuko icyerekano ko ikunzwe uzari igitaramo cyatumuyemo baba star bangahe hagaragarimo umuraperi. Niba ngira ngo twibuka neza The Ben bamutumiye igihe aza mu Rwanda muri East African Party, Bulldog yagiye kuri stage, mwabonye ukuntu byagenze. Bulldog Guma 2018 mwabonye ibintu yakoze. Ejo bundi muri Christmas party mwabonye ibintu yakoze. Hip hop ni injyana abanyarwanda bashaka ariko batayibona nkuko bashaka. Iyo nayo ni challenge for real. Ni ibintu dukora turwana ariko barayikunze cyane ariko ntibayibona. Ni ukuvuga ngo rero nayo ni challenge iteye ubwoba. Ikintu cya mbere ntabwo niyo mpamvu twanavuze tuti noneho reka dushyire imbaraga hamwe dukora ibintu birenze, kuko baravuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Turavuga tuti you have to overcome this. nk'uko amaze kubivuga ngo ni injyana abanyarwanda bakunze ariko batayibona nk'uko bashaka, ni nk'iki nka movement yanyu mukora kugira ngo abanyarwanda babibone nk'uko bashaka? Movement yacu rero urumva twagiye gutangira ibintu byose tubireba, tuba tubizi. Ikintu cya mbere ni ukwegereza abaturage b'abantu nyine babakunze b'ibintu byawe. Uburyo ubu ngubu bugezweho ni ugukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Akenshi ku bantu badukurikirana, noneho ku bantu bankurikirana ku giti cyanjye bo barabizi, yaba kuri post, comment umuntu asubiza vuba, inbox umuntu abasubiza. Ikindi turi gutegura ibitaramo ariko ntabwo tuba dushaka package ihagije, kuko ntabwo dushaka kwiyambaza abandi bantu cyane kugira tutazajya kugirana ibibazo ngaho batishyuwe neza, ngaho bataje umuturage akinuba. Kuvuga ati wenda muri sama kuzamura umuntu akora tour wazenguruka mu bice biri ngombwa by'igihugu, and then no gukora media tour, genda uca mu media houses zitandukanye, radio, televiziyo, ibyandika, bikorera YouTube, bikorera ahashoboka hose ukagenda uhagera, niko ugenda wegera abantu, kuko kubura ibyo bintu bakunda nuko baba batabigejejweho nkuko bikwiye. Ntabwo rero aka kanya najya gutinda ku ruhara abandi bakagize kugira ngo bibagereho, kuko nabo ni inshingano zabo cyangwa bafite inyungu zabo bashobora kuba bakuramo. Ugomba kwirebaho ngewe abanza nka maximiza ibyo nshoboye gukora. Izo rero nizo projet numva zoroshye kugira tugere ku bantu, kandi ku bantu badukurikirana Instagram Finest Republic ndetse no kuri YouTube. Ndatekereza ko buri gihe basigaye babona ibintu bishyashya bituma nyine bamenya tubayeho gute muri ino minsi, turi gute, turi daily life, star life, ibintu byose bagakomeza babibona. Nshishikariza na bagenzi banjye kugenza gutyo. Hanyuma nanasaba ababishoboye bose, itangazamakuru cyane cyane ushyigikira hip hop tu yayigeraho igomba kugera, byaba byiza kurushaho. Ese nk'abantu ku giti cyiwe
mu buzima busanzwe nk'iki nyine uhavuyemo ibintu byo kuririmba nk'iki wumva ukora urishimye kikunezeza? Reka mubwize umumara amatsiko nk'umwana warakora byinshi, twakinnye basketball igihe kinini, twakinnye ibintu byinshi, ariko usanga still bigusha ku muziki. Ni ukuvuga ngo umuziki aho uri hose ni ibyishimo. Kuri wowe umuziki ni ibyishimo? Kuri njyewe umuziki 100%, wenda na famille, ariko ubundi mu bintu byanuze career ni umuziki wundi. Njyewe iyo ntari kuririmba nyine ntari muri concert, ntari muri studio, ntari muri interview, tumva umuziki. Nkunda gusoma, ariko ikindi gusoma ibitabo ko njyewe mba ntihora nshakisha ubumenyi wangira ngo abanyarwanda nzabaho ibintu biremereye, ariko nanone ikintu kinshimisha still kigaruka ku muziki ko nkunda iyo ndi kumwe n'abantu banjye no kuvuga ni inshuti zanjye n'inshuti zazo nyine turi ahantu turi kumva still music, turya tunywa ibintu byiza bimaji, turya ibiryo byiza, twishima. Nanjye apart from music ni ukuvuga ngo nkunda movie buriya ku buryo buteye ubwoba. Nkunda movie ibyo ataraka movie ndi kumwe na genge nyine, ndi kumwe n'abantu banjye ba hafi turi kuganira. Nkunda kuganira kuko baravuga ngo ushaka kumenya niba ngo bigenda gutya, sinzi ko bavuga mu Kinyarwanda, ariko nyine ushaka ubumenyi ubwenge burarahura. Niba nari kumwe n'abantu banjye tuganira dutezanya imbere mu bitekerezo, kuko baravuga ngo erega nta gisi tugomba kwisiga uko twayisanze. Muri iyo mwicara mugana n'abantu ntabwo ubura akantu k'ubwenge bakura niyo kaba kamwe, nawe ntabwo abura akantu k'ubwenge agukuraho. Ndumva ari ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkwibutsa ko iyo ari The Zoom TV 24 ukurikiye, aho wabasha gukora subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu, aho turi kumwe n'abatumirwa bacu b'uyu munsi. Nongera kubabaza, none se nkamwe iyo murebye mukabona mu muziki nyarwanda mwumva ari iyihe effort mwagiramo inama abahanzi bagenzi banyu ba hip hop kugira ngo mubashe gufatiriza hamwe mujye muduha package zuzuye, cyangwa se mubona ari iki cyahindukamo? Njyewe ikintu mbona muri hip hop, buriya hip hop nk'uko mugenzi wanjye yageze kubikomozaho, ni injyana ikunzwe, uzabibona cyane nko mu bitaramo. Iyo yagezweho umuraperi uzabibona, urukundo ruraza, umenya aho ruvuye, right? Hanyuma ibindi navuga cya mbere ubundi kigomba guhinduka muri hip hop, harimo abakozi barakora neza bakagira gutya, ariko tubura ya unity yahuje finance. Sasa twebwe nka finance turi hano nka finance, ariko twifuza ko aho kugira ngo duhure n'umuraperi tubwirana nabi, turebana nabi, twarebanye neza ubwo tugakora ibirenze, kuko mfite ibitekerezo badafite. Nka finance public ifite ibitekerezo badafite, bafite ibitekerezo tudafite. Aho kubiteranamo amagambo muri bike dufite, twabihuje tugakora ibintu twongera tugakonvinka abantu. Music is all about fun, ntabwo ari intambara. Duhure turi muri fun, urumva duchilling, ariko duchilling mu bijyanye na mu kazi, bitwerekeza mu kazi. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.